ese urashaka ubutunzi? Ese urashaka gukomera? Ese urashaka gutera imbere? Ni byiza kuba ubishaka kuko n'Imana yabigushyizemo, kuko Imana ikwifuriza ibyiza. Ariko nubibona ukaba utisunga Imana, ukaba Imana itariyo santere cyangwa se atariyo musingi, ibyo ushobora kubigeraho ariko nta munezero uzayibonamo. Bese ashimwe bene data, mbaye ikaze muri Ndaheza Impact Show uyu munsi. Ijambo tugiye kuganira avuga ngo isoko y'ibyiza. Bene data, umuntu wese uko abayeho abashaka ibyiza, kandi koko iyo ashizemo imbaraga arabibona, kuko ni nawo umugambi w'Imana. Ariko ikibazo ni kimwe, nuko abantu bashaka bakabona ibyiza ariko bagakuramo isoko y'ibyo byiza ariyo Mana. Icyo gihe barabibona ariko ntibabinezerwemo. Ubundi ikintu kiba cyiza iyo harimo umunezero. Iyo umugore ari mwiza abantu babona ko ari mwiza ariko ntagutera umunezero, kuri wowe ari mubi. Iyo ufite ubutunzi ariko muri ubwo butunzi ntubonemo umunezero, kuri wowe ntacyo bimaze. Rero kubona ibyiza ni kimwe, kuko kwinezerwamo ni ikindi, kandi ntushobora kubinezerwamo udafite Imana. Biratubwira muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17 ngo gutanga kose kwiza n'Imana itunganye ngo nibyo biva mu ijuru, ngo bituruka kuri se w'imicyo udahinduka kandi utagira igicucu cyo guhinduka. Nuvuga ngo ibyiza byose pe biva ku Mana, ni Imana ibiguha. Nubwo waba utayizi, nubwo waba utayizera, ibyiza byose ubona ni Imana, kuko niguha ubwenge, niguha kubaho. Ariko ubinezererwamo, kubinezererwamo biva mu gusabana nayo. Imana rero Adamu na Eva yabashyize mu byiza. Satani abibonye arababara, avuga ati abantu sifite ububasha bwo kubaka biriya byiza, ariko nzi icyo nakora kugira ngo ibyo byiza afite batabinezerwamo. Ibatera icyaha. Uvuga ngo iyo Satani ateye icyaha ukimura Imana, icyo gihe ushobora kugumana ibyo byiza ariko ntubinezerwamo. Icyo gihe bikubera bibi. Muri Yeremiya ibice 2:13 haravuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, ari ngewe soko y'amazi y'ubugingo, ngo bikorogoshora ibitega mu rutare, ngo kandi ibyo bitega biratobotse ntibibasha kuzigama amazi. Aho Imana ashaka kuvuga ko Abisirayeli bayiretse bakajya mu bigirwamana. Ibigirwamana bishobora kuba amafaranga, ibigirwamana bishobora kuba ibindi bintu byose usimbuza Imana. Ibyo bintu byose usimbuza Imana bishobora kugaragara ko ari byiza ariko ntibishobora kukunezeza. Kubera iki? Ngo ni ibitega bitobotse. Mwene data, ugomba kumenya yuko Imana ariyo soko y'ibyiza. Paulo yaravuze mu Bafilipi ibice 13 Imana niyo itera gukunda no gushaka gukora ibyo yishimira. Ruvuga ngo niyo itera muri twebwe gukunda ndetse no gukora ibyo yishimira. Ruvuga ngo nukora ibyiza bizaba bivuye ku Mana, nushaka gukora ibyiza bizaba bivuye ku Mana. Ntabwo ushobora kwirara ngo ni wowe, isoko buri gihe bari Imana. Kandi kugira ngo ibyo byiza wabashije gukora, ibyo bikomeye wabashije kugeraho bikutera umunezero, nuko uri kumwe n'Imana. Ariko iyo Satani aje agatera icyaha muri wowe ukimura Imana, ushobora kubigira abantu bakabona ko bifite ariko ntubinezerwamo. Isoko rero y'ibyiza ni Imana. Shaka ibyiza uzabigeraho, ariko reka Imana ikomeze ibe umusingi, nibwo koko uzaba ufite ibyiza byuzuye. Ariko nubigeraho kubaka amazu ukagira ibyiza bigaragara ariko Imana itarimo, ndakubwiza ukuri nta munezero. Ariko Imana yifuza yuko ubona ibyiza aho ukabinezerwamo. Niyo mpamvu yifuza yuko usabana nayo ukayigira nyambere, kuko niyo yabiguhaye, ariko kandi yifuza ko binezerwamo. Satani we azakora uko ashoboye, kuko ntiyabikwaka pe, ariko azaguteza icyaha kugira ngo ibyo Imana yagushoboje kugeraho utabinezerwa. Murwanye rero, ahubwo reka Imana aba ariza kuba umusingi w'ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha.